ibimenyetso 10 byerekana ko ukiri umukene kandi ugifite urugendo rurerure rwo kwiyubaka. Uyu munsi ngiye gusubiza umuntu wambaje ku bushakashatsi bwa ALAX bugaruka ku bimenyetso bishaka kwereka umuntu ko akiri umukene kandi agifite urugendo rurerure rwo kwiyubaka. Aha turi buze gusangamo umubare munini wacu, kubera ko ni ibimenyetso bidashingiye ku bantu bakennye byo gupfa. Oya, hano nibavuga ngo ubukene ntihumve ko ari umutindi nyakujya niba ariko wavuga, ahubwo ni ibimenyetso bishingiye ku bantu babasha kubona ibyibanze mu buzima. Niho buno bushakashatsi buzirikiye ipfundu, nacyo cyatumye ubu bushakashatsi bumenyekana cyane. Ntabwo buvuga ku batindi nyakujya, ahubwo buvuga kuri ba bantu bakiyubaka niba ariko wabyita. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 10 byakwereka ko ugifite urugendo rurerure mu rugamba rw'iterambere, kubera ko nubwo hari urwego ugezeho birashoboka ko ukiri umukene. Birashoboka rwose, kabone nubwo utari nyakujya ariko uracyafite intera ndende yo kwigobotora ubukene burundu. Muri make ntabwo uratsinda ubukene, ntabwo uratsinda ubukene burundu. Aha si ukuvuga ubukene mu buryo bwo kubura ibyibanze by'ubuzima. Imvuga ibyibanze by'ubuzima ubwo nibishingiye ku kurya, kunywa, kwambara no kubona wenda aho ukinga umusaya. Hari igihe ibingibi uba ubifite ariko ugifite urugendo rurerure ngo wibohore ubukene. Munsi y'aha naho rero hari urundi rwego rw'ubukene, aho abantu noneho bagorwa n'ibintu by'ibanze, ugasanga no kubona amazi ni ikibazo. Hari abantu baba bakennye ku buryo no kubona amazi yo gukoresha mu rugo ari ikibazo, cyangwa se kubona amazi yo kunywa bikaba ari ikibazo, n'ibindi by'ibanze by'ubuzima aho gukinga umusaya n'ibindi. Aba ntabwo aribo turi kugarukaho rero, kubera ko buno bushakashatsi bwo buragaragaza urundi rwego rw'abantu. Hari ibimenyetso byakwereka ko nubwo ufite akazi, nubwo ibyibanze ubibona, nubwo ufite business runaka, nubwo hari amafaranga winjiza binyuze mu mitungo runaka ikwishyura buri kwezi, ariko uracyafite urugendo rurerure rwo kwigobotora ubukene. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe rero, niho buno bushakashatsi bushingiye. Reka twihute tujye ku kimenyetso cya mbere. Niba uramutse uhagaritse akazi ukora, cyangwa business yawe igahagarara bitunguranye, cyangwa hakaboneka ikintu gituma ibituma winjiza buri kwezi bihagarara mu buryo butunguranye, ukaba utakomeza kubaho nk'uko wari usanzwe ubaho mu gihe kirenze byibuze amezi 3, uracyafite urugendo rurerure rwo kwigobotora ubukene. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ese akazi kawe gahagaze, ubuzima ubayemo, uko usohoka buri weekend, uko wambara imyenda y'igiciro n'ibindi by'ubuzima bwawe bwa buri munsi, wakomeza ukabibamo byibuze amezi 3 nta kintu na kimwe kirahungabana? Uko urya niko wakomeza kurya, inzu ubamo niyo wakomeza kubamo. Muri make byamera nkaho nta kintu cyabaye byibuze mu mezi 3, mu gihe ukisuganya ngo wongere utangire ibindi bintu bundi bushya. Niba atari ko bimeze, buno bushakashatsi buragaragaza ko uracyafite urugendo rurerure rwo kwigobotora ubukene. Ese wamara igihe kingana iki ubayeho nk'uko wari usanzwe ubayeho mu gihe ibyo winjizaga byose bihagaze mu buryo butunguranye? Wamara amezi 3 se? Wamara amezi 6 se? Wamara umwaka se? Wamara imyaka 5? Wamara imyaka 10? Wamara imyaka 20? Hari abakire bari mu mbere ku isi byagiye bigaragaza ko ibyo binjiza byose bihagaze bashobora kubaho imyaka irenga 1000, abandi 2000, abandi 3000, babayeho nk'uko basanzwe babaho, nta kintu na kimwe gihungabanye na gato. Wowe rero wamara igihe kingana iki? Icyo rero ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ugifite urugendo rurerure rwo gukomeza kwiyubaka wikura mu bukene. Niba akazi kawe karamutse gahagaze, utakomeza kubaho nk'uko ubayeho mu gihe cy'amezi byibura 3, uracyari mu cyiciro cy'abakene, ubukungu bwawe buracyajegajega. Aha biba byiza gutekereza uko wagerageza n'ibindi bintu bishobora kuba byakuzanzahura bikagukura mu bukene, cyangwa se bikaba byakomeza kugusunika n'igihe hahandi wakuraga byanze. Reka tujye ku kimenyetso cya kabiri kigaragaza ko ugitindahaye, niba ariko nabyita. Buno bushakashatsi bugaragaza ko ikindi kimenyetso cya kabiri kigaragaza ko ugitindahaye, niba bigusaba isaha irenga ngo ugere ku kazi kawe,
ubushakashatsi bugaragaza ko uracyari umukene. Hano hari uburyo babisobanura, baravuga bati igihe ni amafaranga. Niba bigusaba isaha yose ngo ugere ku kazi, bivuze ko bigusaba amasaha 2 ku munsi y'urugendo rugana ku kazi n'uruva ku kazi rusubira mu rugo. Niba ukora iminsi 5 mu cyumweru, ayo ni amasaha 10 mu cyumweru. Umwaka ugira ibyumweru bingahe? 52. Ubwo bikaba amasaha 520 mu mwaka y'urugendo uba uri kujya ku kazi unava ku kazi. Nubishyira mu minsi, urafata amasaha 520 mu mwaka, ugabanya amasaha 28 agize umunsi, urasanga mu mwaka waratakaje iminsi 21 uri mu nzira. Tekereza iminsi 21 uba warayimaze uri mu nzira. Tekereza ku muntu rero utakaza nk'amasaha 4 mu nzira, bihita byikuba 2. Bivuze ko hari ukwezi kurengaho iminsi runaka mu mwaka yamaze ari mu nzira. Ongera noneho andi masaha abantu batakaza bari mu buyobe, wenda yumva cyangwa se ari kureba ibintu bitamwinjiriza mu kazi, ari mu mikino, ari mu mafilime se, ari mu bindi bintu, ari mu biparu n'ibindi birangaza. Iki rero nacyo ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu aba agifite urugendo rurerure rwo kwigobotora ubukene. Niba waratakaje iminsi 21 mu mwaka, fata amafaranga winjiza buri munsi uyakuba iyo minsi watakaje, urebe amafaranga watakaje uri mu nzira gusa, kugira ngo ugere ku kazi, unave ku kazi ugere mu rugo. Ubushakashatsi bugaragaza ko ngo byaba byiza wegereye akazi kawe mu buryo bwose bushoboka, ku buryo n'ayo masaha yo mu nzira uyabyaza umusaruro. Iki nacyo ni ikindi kimenyetso buno bushakashatsi bugaragaza, gishobora kugaragaza ko ugifite urugendo rurerure rwo kwiyubaka. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza ko ugifite urugendo rurerure rwo kwiyubaka, niba ukigorwa n'amafagitire amwe n'amwe aba agutegereje mu rugo iwawe n'ahandi, uracyafite urugendo rurerure rwo kugenda wigobotora ubukene. Muri make, umuntu wigobotora ubukene ntabwo aba akigorwa na fagitire z'amazi, umuriro, interinete, inzu, ibiryo, amashuri y'abana, ingendo n'ibindi. Utwo ni utuntu tuba tugomba kuba dutwara nka 5% by'ibyo aba yinjiza mu kwezi. Umuntu wigobotoye ubukene, niba mbese ibi bintu bikikubereye umutwaro bakuzanira fagitire ugatangira kurya indimi ugatangira kubyibazaho, menya ko aracyari urugendo rurerure nk'uko buno bushakashatsi bubigaragaza. Muri make, niba utaragera ku rwego rwo kwibagirwa nka 90% bya fagitire ziba zigutegereje, ku buryo zisigara ziyishyura rwose utanabitayeho umwanya wawe, uracyafite urugendo rurerure rwo gusezerera ubukene burundu. Kugorwa cyangwa se kugira umutwaro wo kwishyura ibintu bimwe na bimwe bishobora no guturuka mu bumenyi buke cyangwa se imyumvire icuritse yo gukoreshamo amafaranga. Buno bushakashatsi bugaragaza ko ushobora gusanga umuntu afite telefone ihenze cyane, ariko no kwishyura amazi iwe mu rugo ari ikibazo. Akaba afite imodoka ihenze, ariko akiba mu rugo, atabasha no kwikodeshereza inzu kandi atunze imodoka. Ku ruhande rumwe, buno bushakashatsi bugaragaza ko haba harimo ikibazo cy'imyumvire njyabukene, niba ariko nabyita. Iba kenshi biterwa no kwisimbukuruza. Usanga dushaka kugura imodoka, mu by'ukuri tutaragera no ku rwego rwo kuyigura. Ugashaka kugura telefone utaragera no ku rwego rwo kugura. Ni ukuvuga urashaka kugura telefone irengeje ubushobozi bwawe. Banza wiyubake kugeza ubwo iby'ibanze ubica amazi mu kubikemura, noneho ubone kugura ibintu byo kwinezeza. Ushobora gusuzuma ubushobozi bwacu ugasanga nta nubwo twemere kuba dutunze smartphones. Abantu benshi rwose ugasanga ntabwo bazemerewe. Abahanga mu by'ubukungu bakubwira ko 5% by'umutungo ufite ariyo ukwiriye kuguramo ibintu bikunezeza. Urugero, niba umutungo wawe ari miliyoni 10 n'urugero, ikintu kikunezeza ukwiriye kuba utunze ntabwo kigomba kurenza 500,000. Ariko usanga umuntu atunze miliyoni 1 ariko afite telefone y'800,000. Buno bushakashatsi bugaragaza ko iyo ngiyo nayo ni imyumvire ikennye, ni imyumvire y'ubukene. Niba ushaka kugura imodoka miliyoni 5, byibuze ugomba kuba ufite umutungo wa miliyoni 100. Ariko usanga umuntu atunze imodoka miliyoni 5 ahubwo ari no mu ideni. Ubundi hari n'abahanga bajya bavuga ngo niba udashoboye kukigura inshuro 2 ntukwiriye kugitunga. Abo baba babyoroheje. Niba ushaka kugura imodoka miliyoni 5 ugomba kuba ufite miliyoni 10 byibuze. Niba ushaka kugura telefone
y'ibihumbi 100 ugomba kuba ufite ibihumbi 200. Nuva niba udashobora kugitunga inshuro ebyiri ntukwiriye no kugitunga. Ariko hano barakubwira bati 5% by'umutungo ufite niyo ukwiriye kuguramo ibintu bikunezeza. Ni rwo rugero nabahaga mu kanya. Niba ushaka kugura imodoka miliyoni 5 byibuze ugomba kuba ufite umutungo wa miliyoni 100. Aho rwose uri mu rugendo rwo gusezerera ubukene burundu. Niba ushaka kugura imodoka miliyoni 50 ugomba kuba utunze miliyari byibura. Dufite rero imyumvire itangaje ijyanye n'amafaranga ituma dukomeza gutindahara no kugeza mu masaziro. Wa mugani buno bushakashatsi bufitemo injyana. Ni gute winjiza miliyoni 1 ukaba mu nzu y'ibihumbi 500? Dese urumva atari ikibazo cyangwa 300. Iri naryo ngo ni ikosa riduheza mu bukene bw'akarande iteka ryose, tugahora turwana n'ubuzima ubuziraherezo, bigatuma tudasezerera ubukene burundu. 5% by'amafaranga winjiza niyo ukwiriye gukoreshamo ibikunezeza, niyo ukwiriye gukodeshamo inzu, niyo ukwiriye kuguramo imodoka, niyo ukwiriye gukoreshamo ibindi bintu ukenera mu buzima bwa buri munsi. Niba winjiza miliyoni 10 nibwo wemerewe kuba rwose mu nzu y'ibihumbi 500 byibuze. Muri make ikosa rikomeye rituma duhenebera no kwisimbukuruza cyangwa se gushaka kubaho ubuzima butajyanye n'ibyo twinjiza. Reka njye ku kimenyetso cya 4 kigaragaza ko ugifite urugendo rurerure mu kwiyubaka wikora mu bukene n'igihe. Ahangaha ariko birareba ababyeyi cyane cyane. Niba umwana wawe hari ikintu akwaka ukamuhakanira kubera ko utabasha kukigura kubera ubushobozi, cyangwa se ayo mafaranga ukabona yajya mu bindi, buno bushakashatsi bugaragaza ko uracyafite urugendo rurerure rwo kwigobotora ubukene burundu. Muri make ntabwo uhakaniye umwana wawe kubera ko wenda ubona atari cyo akeneye, ahubwo umuhakaniye kubwo kubura ubushobozi. Niho ruzingiye ubundi hano. Twigeze kubona ko ikimenyetso cya mbere cy'uko wateye imbere ni igihe imvune z'umwana wawe ari 1/3 cy'imvune wowe wahuye nazo. Murabyibuka ibyo ngibyo ko twabibonye. Imvune zo ntabwo zijya zibura, ariko ikimenyetso cya mbere cy'uko wateye imbere nuko ibyo umwana wawe akenera byibuze 2/3 by'ibyo wakeneraga ukabibura, wowe wabashije kubimubonera. Umwana nakwaka ikintu runaka rero ukajijinganya kubera ko utabasha guhita ukibona, nacyo ngo ni ikimenyetso cy'ubukene. Kimwime kubera impamvu yo kumwubaka. Wenda kwatse ikintu gishobora kumurangaza, icyo gihe ushobora kukimwima. Ariko numwima ikintu runaka kubera ubushobozi, menya ko nacyo ari ikimenyetso cy'uko uracyari kure mu bukene. Kwa kuntu utangira kuzana impamvu zo kwihagararaho kandi ibibazo ufite ari ibibazo by'ubushobozi. Muri make iyubake ku buryo nta kintu na kimwe umwana wawe yakwaka ngo ukibure cyangwa se ujijinganye kukimuha, wenda ukakimwima ari ku mpamvu yo kumufasha aho kuba ku mpamvu y'ubushobozi. Wowe urimo urayabarira, amadeni akumereye nabi, umwana wawe arimo arashaka igikinisho. Nta gikinisho, nta ibikinisho n'ibikurangaza. Ukaba uri kumubeshya kugira ngo ayo mafaranga uyakoreshe ahandi. Muri make wihagazeho atari uko ufite ubushobozi bwo kumugurira igikinisho, ahubwo wihagazeho kubera ko ayo mafaranga urimo urayapangira Land Road cyangwa se urimo uyapangira andi madeni runaka ufite. Uratekereza ayo mafaranga ukumva ni menshi. Aho ngaho nabwo buno bushakashatsi burakubwira ngo uracyari umukene. Muri make niba warigeze ugera igihe wifuza ko wagurira umwana wawe cyangwa se umuntu wawe ikintu runaka ariko ukabura ubushobozi, menya ko iki ari ikimenyetso cy'ubukene. Reka twihute tujye ku cya 5. Niba uhorana ubwoba kw'abana bawe batazabasha kuba batsinze kubera ubuzima murimo, uracyafite urugendo rwo kwigobotora ubukene. Umuntu w'umukire wigobotoye ubukene burundu ni uwiyubatse ku buryo ubwoba bw'uko abana be bashobora kubura amahirwe yo kugera ku butsinzi, ubwo bwoba burashira burundu. Amafaranga yose waba ufite kuri iyi ngingo ntacyo avuze. Hano turimo turareba ikintu cyitwa ubwoba. Niba muri wowe wumva ugifite impungenge ku buzima bw'ejo hazaza h'abana bawe, kwenda bushobora kuzatuma abana bawe bataba batsinze, ubu bushakashatsi bugaragaza ko ugifite urugendo rurerure rwo kwikura mu bukene. Ikimenyetso cya 6 kigaragaza ko ugifite urugendo rurerure rwo kwigobotora ubukene burundu. Cyo kirashekeje, ariko abantu benshi bari buze kumva impamvu buno bushakashatsi bwagishyizemo. Niba utajya wambara amasogisi n'utwenda tw'imbere tumeshe buri munsi,
uracyari umukene. Niba udashobora kuduhinduranya buri munsi uracyari umukene. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko umugabo ukanyakanya mu isuku ahindura akenda k'imbere byibura 2 mu cyumweru. Bivuze ko yambara kamwe mu minsi 3 cyangwa 4. Mu gihe ku bagore ari muri buri minsi 2 byibura. Nuvuga ko umugore ahindura akenda k'imbere byibuze 1 mu minsi 2. Ashobora kwambara ku wa mbere no ku wa kabiri akagakuramo, ku wa gatatu no ku wa kane akambara kandi, ku wa gatanu no ku wa gatandatu no akambara kandi. Ariko umugabo ashobora kwambara ku wa mbere akazagakuramo ku wa kane, akandi akazagakuramo ku cyumweru. Nicyo buri bushakashatsi buvuze, ni impuzandengo. Nuvuga ko umugore ashobora guhindura akenda k'imbere byibuze 1 mu minsi 2, mu gihe umugabo ari mu minsi 3 cyangwa 4. Bitavuze ko hari n'abagahoramo akirenza icyumweru yambaye akenda kamwe, icyumweru kikirenga. Kuba rero utabasha, hari n'igihe uba utabikora atari ukubuza ubushobozi, ahubwo wenda ari imyumvire, ari n'ikibazo cy'isuku muri rusange. Kuba utabasha guhindura amasogisi buri munsi, kandi wenda mu gihe wambara inkweto zifunze zigusaba guhora wambaye amasogisi, ukaba utabasha guhindura utwenda tw'imbere buri munsi, ubu bushakashatsi bugaragaza ko nacyo ni ikibazo cy'ubukene. Uracyari umukene, uracyafite urugendo rurerure rwo kwigobotora ubukene, kubera ko buno bushakashatsi buvuga ko isuku n'ubukire ni ibintu bibiri bigendana. Ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu wihaye agomba kuba yararenze urwo rwego rwo kwambara akenda k'imbere kamwe iminsi myinshi. Ugomba kuba byibura ufite amasogisi nka 30, ku buryo umara ukwezi utarasubiramo isogisi. Niba uko bimeze, ubwo no ku nkweto niko biba bimeze, no ku myenda bikaba bimeze gutyo. Ambara umwenda ku buryo uzongera kuwutekereza byibuze mu kindi cyumweru. No ku twenda tw'imbere bikabuko, ugomba kuba ufite byibuze utwenda tw'imbere byibuze nka 7, byibuze buri munsi ukambara agashya, cyangwa se 30. Ku buryo wambara kamwe none akandi ukazakambara mu kundi kwezi. Ni bangahe badufite rero? Hari n'abarenze uruhombero, abafite nk'utwenda tw'imbere 335, ku buryo yambara kamwe akazongera kugasubiramo hashize umwaka. Uretse ko hari nabo badufite ntibatwambare. Ibyo nabyo wenda ushobora kubyita isuku nke cyangwa se imiterere y'abantu, ariko burya isuku nke ijyana no gukena mu mutwe. Mu gusezerera ubukene burundu rero, ikintu cyitwa isuku ni ikintu cya mbere, kandi isuku ishobora kugaragarira muri utwo tuntu tw'imbere abantu batabona. Kuko isuku y'inyuma ushobora kuyikora gusa kubera kuri kwanga amenyo y'abasetsi, ariko isuku y'imbere y'ibyo abantu batabona, iyo niyo ikureba cyane. Niba utabasha kwita no ku masogisi, biragoye yuko ufite isuku mu mutwe, kubera ko isuku ihera kuri biriya abantu batabona. Wabyitayeho gute? Reka tujye ku kimenyetso cya 7 kigaragaza ko ugitindahaye, ujye ufite urugendo rurerure rwo kwigobotora ubukene. Niba ufite ikintu cyakubasa, uracyafite urugendo rurerure rwo gusezerera ubukene. Niba atari wo mugengo w'ubuzima bwawe, ukaba ufite ikintu runaka kikugenzura, uracyari umukene. Ikintu cyakubase ntabwo ari wowe ugikora, nicyo kiba kigukora. Mu kiriteka ryose aba ari umuntu wibohoye, ntabwo aba ari umucakara w'ikintu icyo ari cyo cyose. Niba inzoga ari ikiyobyabwenge kuri wowe, itabi bikabuko, ubwo nibyo biba bigutunze, ntabwo ari wowe ubitunze. Ikimenyetso cya mbere cy'umuntu utari gubotora ubukene nuko aba afite ikintu cyamuziritse, yananiwe kureka, cyangwa se yananiwe guhaga, kubera ko ikintu kireka kuko wagihaze. Uzarebe abana bavukiye mu biryo, agera ku myaka 20 ibiryo yarabihaze, ifiriti yarayivuyeho. Ifiriti atakirya n'inyamura zimuha, ukabona ari nepfaguza kubera ko yaziriye kuva akiri muto kugeza agize imyaka 20, yavukiye mu biporezi. Ariko uzarebe nk'umuntu wavutse no kubona n'ibijumba ari ikibazo, agira n'imyaka 60 akirwanira ifiriti, akirwanira inyama, ajya kwarura bikamera gutya. Aba afitemo akantu ka trauma k'ibirire, ntabwo aba arahaga, ntabwo aba arabihaga ngo yumve yabihaza. Twitwa rero kuri umukiriyo nta kintu cyakubasa. Aba afite urundi rwego rw'ibintu bimushimisha bidashingiye ku nda. Nacyo ni ikimenyetso cy'uko warenze uruhombero, ibiryo aba yarabirenze. Abakire ntabwo bajya bapfa gusonza burya. Ibyo bavuga ngo iyo uri umukire urya igihe ubishakiye, ariko iyo uri umukene urya igihe ubishoboreye. Nicyo kibazo. Uriya rero urya igihe abishakiye, nta kintu gishobora kumuherana ngo kimubate. Umukire kubera ko
aba anashaka gukomeza kuryoherwa n'ubukire bwe, agerageza no kwitwararika ku bintu byashyira ubuzima bwe mu kaga, birimo ibyamubata nk'ibiyobyabwenge n'ibindi. Niyo mpamvu abakire biyitaho cyane ugereranyije n'abakene. Burya niba ugifite imyumvire yo kuroga umubiri wawe, niba ariko navuga, yo kwihemba ibintu by'uburozi mu mubiri wawe, ntabwo uri buhora ubukene neza, ntabwo buragushiramo, haracyarimo ikibazo. Uko uzamura urwego rw'ubutunzi niko wikunda cyane kurushaho, nta kiba kigomba kukubata rero. Niyo mpamvu uzabona nk'abakire bagezeyo aritwararika cyane, ka siporo aragakora, kurya aritwararika, kunywa aritwararika. Uwo muntu aba yararenze uruhombero. Ariko niba umuntu akirara mu kabari, inzoga zaramubase, amafaranga yaba afite yose, buno bushakashatsi bugaragaza ko haracyarimo ikibazo, hari ibyo atarigobotora bijyanye n'ubukene. Kubatwa rero ni ikimenyetso cy'ubukene. Nayo mpamvu abakire aribo baramba cyane kurusha abakene. Usanga mu bihugu bikize cyane biba bifite n'abaturage baramba cyane kurusha ibihugu bikennye. Reka twihute tujye ku kimenyetso cya 8. Ikimenyetso cya 8 kigaragaza ko utararenga uruhombero niba uhora urambirije kuri leta kugira ngo izakwiteho nugera mu kiruhuko cy'izabukuru. Uracyafite urugendo rurerure rwo kwigobotora ubukene. Buri gihe uhora utanga umusanzu kubera ko utazi uko bizamera mu zabukuru. Kuwutanga ntabwo ari bibi pe, ntabwo ari bibi, na byiza cyane, tunabishishikariza abantu. Ariko niba uwutanga ku bw'ubwoba bw'uko bishobora kuzaba bibi mu zabukuru, buno bushakashatsi nawe bugushyira ku rutonde rw'abantu bagifite urugendo rurerure rwo kurenga uruhombero. Umuntu ukennye ntajya yumva yihagije, buri gihe abatekereza ko abandi aribo bazamwitaho. Niba uhora witotombera leta kwitaho, uracyari mu cyiciro cy'abakene. Ugomba kwiyubaka kugeza ku rwego udategereza ko leta izakwitaho, ahubwo ari wowe wita kuri leta. Leta iteka ryose ireba muri telescope, ntabwo ari muri microscope. Leta ireba inyungu rusange, ntabwo ijya ireba inyungu z'umuntu ku giti cye. Ugomba kwiyubaka rero ku giti cyawe, ntugategereze ko leta ari izakubaka. Leta yubaka abantu mu buryo bwa rusange, ntabwo ijya yubaka umuntu ku giti cye. Niwo ugomba rero kwiyubaka, ntabwo ari leta. Leta izaguha umuhanda aba ari uwo twese, ariko uburyo tuzungukira muri uwo muhanda ni iby'umuntu ku giti cye. Gora uteze amaboko kuri leta rero, buno bushakashatsi nabwo bugushyira mu cyiciro cy'umuntu utararenga uruhombero. Reka tujye ku kimenyetso cya 9 cy'umuntu utararenga uruhombero. Niba utakaza amafaranga mbere yo kwinjiza andi, uracyafite urugendo rurerure rukuganisha ku kurenga uruhombero. Akamaro ka mbere k'amafaranga ni umutekano, kuba umurinzi w'ibibazo. Akamaro ka kabiri k'amafaranga ni ukubyara andi. Akamaro ka gatatu k'amafaranga ni ukugufasha kubaho ubuzima ushaka. Akamaro ka kane k'amafaranga ni ukwinezeza. Nuvuga ni imimaro ine y'amafaranga. Akamaro ka mbere ni umurinzi w'ibibazo, ni umutekano. Akamaro ka kabiri ni ukubyara andi. Nuvuga no mu mikoreshereze y'amafaranga, iyo mimaro ine yayo ibigomba gukurikirana muri ubwo buryo. Akamaro ka mbere k'amafaranga ni umutekano. Uva amafaranga ikintu cya mbere agomba kuguha ni umutekano, kukurinda ibibazo. Aka kabiri k'amafaranga, ubwo ndavuga akamaro, ni ukubyara andi. Akamaro ka gatatu k'amafaranga ni ukugufasha kubaho ubuzima ushaka kubamo. Akamaro ka kane k'amafaranga ni ukwinezeza. Hari rero abatangiza icyo cyane nyuma, yabona amafaranga agahera ku kwinezeza mbere yo gukemura ibyo bindi bya mbere navugaga haruguru. Buno bushakashatsi buvuga ko abo ari bo baba bafite urugendo rurerure kurusha abandi mu kwigobotora ubukene. Kubera ko iyo uhisemo kwinezeza mbere y'ibindi byose, ubuhisemo inzira njyawe ukene, niba ariko nabyita. Uburyo bwiza bwo gusezerera ubukene ni ukwirinda ibintu byose byatuma utakaza amafaranga utarinjiza andi. Gira uburyo ukoresha amafaranga yawe ukurikije iriya mimaro yayo: umutekano, kubyara andi, kugufasha kubaho ubuzima ushaka, noneho kwinezeza bize ari ibya nyuma. Ugenda ubiha pourcentage runaka ukurikije uko bitondetse nk'uko n'ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza. Ikindi kimenyetso wenda umuntu yavuga cy'akanyuzo cyaza cyunganira iki ngiki ni ikintu kijyanye n'amadeni. Niba ugifite amadeni ayo ariyo yose, n'igihugu yego kigira ideni nibyo, ariko niba ukigorwa n'amadeni ayo ariyo yose, nawe ushyirwa mu rwego rw'umuntu utararenga uruhombero. Mu rwego rwo gusezerera ubukene burundu, buno bushakashatsi bugaragaza ko kwirinda amadeni no kurahirira kutazongera kuyabamo ari intambwe ya mbere
yo gusezerera uruhombero, kandi icyabigufashamo ni ukumenya ubugeni buri mu gukoresha amafaranga neza ku buryo buri gihe uhora uri mu nyungu. Reka nsoreze ku cyanyuma, ubwo ni ikimenyetso cya nyuma, ikimenyetso cya 10 kigaragaza ko utararenga uruhombero. Niba udafite umuryango unezerewe uracyari umukene. Ubukire bwa mbere bw'umuntu bugaragarira mu muryango we. Nyereka umuryango w'umukire, nkubwire niba ari umukire bya nyabyo cyangwa se atari umukire. Umuryango burya niyo shusho y'ubukire bw'umuntu. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo umutungo w'umugabo ubonera mu mugore. Uzarukura umugore aba yitwaye nibyo bizagaragaza niba uwo mugabo ari umukire cyangwa atari umukire. Niba rero udafite umuryango unezerewe uracyari umukene. Uko umuryango wawe umerewe ngo ni ikimenyetso cy'uko wigobotoye ubukene cyangwa se ukiburimo. Niba udakunzwe n'umuryango wawe, nawe ntuwukunde, haracyarimo ikibazo cyo kwigobotora ubukene, kubera ko iyo warenze uruhombero umuryango uragukunda, baragukunda, baragukunda cyane. Ni kwa kundi muhurira nko mu birori bya famiye, ugasanga niwe bari kubwira utuntu nyine twiza tw'abakire, niba ariko nabyita. Ntabwo munsi ya story nigeze kubatera ishekeje se, ikintu kizakubwira ko wiyubashye muri famiye, ngo nuko ngo iyo mugeze muri famiye, urugero nko mu bukwe, uzumva niba bari kubagabanya imirimo, wowe imirimo baguha aba ari imirimo myiza. Bakubwira ngo mama runa, genda kariya gasalade ugakore neza, ushyireho na ka mayoneze, ushake na kariya kavinegere ushyiremo two twa makaroni bolognese wongeremo. Ariko ngo niwumva bahamagaye nk'umugore we bati mama runa, ngo aya masafuriya ngo situruwaya ngo ziri aho mu gikari ngo mugere muyakube cyane, ngo nariya mara y'ihene muyoze, ngo nabiriya bifu by'iriya ngurube ngo bibe bubyoza cyane, ngo uzagireho amakenga ngo bamunyujijemo ijisho. Ngo ariko namubwira ngo utwo tubuto ngo dukore neza, ngo mama runa, ngo hari utubuto hariya ngo ugera ngo ubutwitaho. Kari akanyuzemo. Ariko nashaka kubwira ko iyo uri umukire, iyo hari urwego uriho na famiye yawe bihita bigaragara. Nta mukire wanga n'umuryango we. Rero iteka ryose abakire usanga bubashywe kandi bakunzwe mu miryango yabo. Niba rero wowe atari uko bimeze, haranira ko bimera gutyo, kubera ko nacyo ni ikimenyetso cy'uko warenze uruhombero. Ngibyo rero ibimenyetso 10 bikwereka ko utararenga uruhombero nk'uko tubikesha buno bushakashatsi. Wowe wisanze he rero? Wisanze he? Hari isomo bigusigiye? Ridusangize aho hasi mu bitekerezo.